muraho neza bene data, twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi, cyangwa se abantu bashobora kuba ari ubwa mbere mudukurikiye, namwe tubahaye ikaze kugira ngo dukomeze kubana. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kuba mufite inzara n'inyota zo kumva ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo z'Imana. Imana rero ibahe umugisha mwinshi cyane. Mana, mu izina rya Yesu uje imbere yawe muri uyu mwanya, izina ryawe rishigwe hejuru. Nkweretse abantu bose bafunguye iyi video ndetse n'abazayifungura ikindi gihe, ubahe umugisha, uhaze kwifuza kwabo, bamenye kuri urukundo, bamenye kuri amahoro, bamenye kuri Imana, bamenye ko ushobora byose, bamenye ko ari wowe Mana yo kuramwa no gusingizwa. Batarakumenya babashe kukumenya Mana, izina ryawe rishigwe hejuru, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.
Imana ibahe umugisha. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma hano mu Byahishuwe ibice 5 umurongo waho wa 2. Haravuga ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? 3. Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Umurongo wa 4. Nuko ndizwa nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umurongo wa 5 uravuga ngo umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Bene data, ahangaha ndavuga ku bwitange bukomeye Yesu yagize kugira ngo tubone ubugingo cyangwa se tubone agakiza. Yesu nkuko mwumvise ijambo ry'Imana ryavuze ahangaha, ryavuze ngo mu ijuru baricaye bashakisha umuntu waza kuducungura, barareba mu ijuru habura n'umuntu n'umwe uza kuducungura, mu isi habura n'umuntu n'umwe ubasha kubumbura igitabo, ndetse ngo ni kuzimu uretse no kukibumbura bananiwe no kukireba, ngo bituma Yohana arira. Ariko bene data, habonetse intare yo mu muryango wa Yuda ari we Yesu, aremera kuza kudupfira, yemera kubumbura igitabo, yemera kuza kugira ngo twebwe tubone ubugingo. Ese iyo Yesu, ubwo Yesu yari Imana, iyo avuga ati nanje ubwo abantu bose banze mu isi no mu ijuru ndetse n'ikuzimu hakabura n'umuntu n'umwe ubumbura igitabo ndetse no kukireba, kubera ko jewe singenda, ariko iwe yaravuze ngo reka nje ngende cungure bari abantu be kurimbuka, be gukomeza barimbuka batamenye Imana, ngende nemere mbabazwe, nemere mfe kugira ngo babone ubugingo. Mu by'ukuri yataza kwemera sinzi ukuntu aho bari kuburi ku muntu wenda wakijijwe, cyangwa se inema dufite, ineza dufite, amahoro dufite, ubuntu dufite, ibyo dufite byose tubikeshaho. Ariko yaremeye ava mu ijuru aza kuducungura, kandi yaje azi ibizamubaho kuko yari Imana, yaje azi ko azobabazwa, yaje azi ko azototezwa. Muzi uburyo yavutse, avukira mu muntu, avukira mu muvure, muzi ubuzima bwe bwose yabayeho hano mu isi bwari bubabaje, ndetse no gupfa yari abizi ko agomba gupfa kugira ngo aducungure, ariko aremera uwo mubabaro kubera urukundo yari adufitiye. Aravuga nti reka ngende mbacungure, nemere mbabazwe, ariko kandi mbacungure. Bene data, Imana yakoze ikintu gikomeye kuduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kubabazwa, cyane cyane ko ikintu cyitwa kuriya inkiranzira yose twe iyo utayizi nyine uza wumva gusa n'abantu no mu buzima busanzwe ikintu cyitwa nko gupfa baragitinya. Harimo urugero umuntu mwegeze kumpa lift ahantu mu ahantu kure, tugere mu nzira duca kwirimbi, ndamubwira ariko ukubera abantu bose barapfuye, arambwira nti hey, nje unyerekeye igihaya nje sinzashaka no kuhareba, ndahatinya ati nta muntu utazajyayo, niyo nzira ya buri muntu wese, kandi igikomeye nuko ubu uzagenda uzi ngo ndagenda ngije ibyo Imana yari ikeneye ko nkora mu isi. Ariko ikibabaje ni ukuja hari ahantu wa muzuko uzaba ukazabura icyo uzukana natwe, kuko byose bizaba bigaragara, buri muntu azaba agiye kwerekana ibyo yakoze.
rero mu by'ukuri itangaje nuko Imana Yesu yari abizi ko azobabazwa muri ubwo buryo, agaterwa icumu, akababara kuriya, akava amaraso, akabira ibyuya by'amaraso, agaterwa imisumari, nta cyaha na kimwe ku bwawe nanje. Ariko yari abizi, nubwo nawe yari aho yageze akavuga ngo iki gikombe kindengane, ariko mu by'ukuri yari abizi ko ibyo byose bizamubaho, ariko aravuga ati arabyirengagiza kugira ngo aze aduhe ubugingo. Kuba uriho, kuba umeze uko, nuko ari Yesu waje kuducungura. Ndaha abantu batarakizwa bashobora kuzabona ino video, nyaboneka ndabinginga kugira ngo mukizwe, umenye Imana. Umwanya ufite uko ungana kose, uzi benshi bari kuguca mu umunsi ku wundi, urabona ukumva umuntu ngo yakoze accident, ukumva umuntu ngo yarwaye, ukumva umuntu. Kera abantu bagaza babaho nk'imyaka 300 na, ariko ubu iyo Bibiliya ivuga ni 70 nivuga kuwaramye nabwo ufite ingahe. Iyo ufite yose, ndagusaba niba uzumva ino video uzemere Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo wakire ubugingo, utangire ukora icyo Imana yakuremeye, utangire uyikore, utangire ukora ibyiza, kuko iminsi yawe uko ingana kose ntushobora kuyirenza. Kuko niko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo iminsi Imana yakuremeye ntushobora kuyirenza. Rero iyo ufite yose uyikoremo ibyiza, iyo ufite yose uyihimbaze n'Imana, iyo ufite yose umenye ko nyuma y'icyo gihe Imana yakugeneye hazabaho umunsi imbere. Buri muntu wese azerekana ibyo yakoze mu myaka Imana yamuhaye, kuko mu ijuru buri muntu hariho example ya buri muntu. Uzavuga ngo je byari bimeze gutya, Imana ikuzanire 2 3 bari bameze ko ariko babyitwayemo neza. Uvuge ngo jewe ntawambwirije, Imana ikubwire ati na YouTube irahari, hari abagaza bavuga ibintu by'Imana kutabyumvishije. Undavuga ati jewe igihe nakishijwe nico gihe wenda covid yari bayeho, amakanisa yarafunguye. Ibabwire ati urabeshe, kuko wirirwa kuri YouTube ureba ibindi bitandukanye, ariko kandi hariho abavuga Imana. Nta kireguzo wakwiriye gusa cyatuma uvuga ngo turumva Imana cyangwa se turumva amakuru ya Yesu. Uko wayumvishije ari uko angana kose uzayabazwa niba utarayashize mu bikorwa. Rero mukanguke, abantu mutarakizwa mukizwe, Imana iracyabategeye amaboko, Yesu aracyahari kugira ngo uze. Ariko hari igihe bizageraho, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira hari igihe bizageraho uzaba ushobora, kandi ibihe byo bimwe bitangiye no kureba. Nk'ubu ngubu nta muntu wari uzi ko ibi bihe twamara amezi agera muri angahe tudaterana. Ibyo bintu nta muntu wari ubizi, ariko byarashobotse. Ntawe uzi imbere naho uko hameze, ariko uko bimeze kose isunge Imana niyo ishobora kugushoboza muri byo. Kandi tuzireguruza ngo ibiti wabyumvishije, ibyo wumvishije ubishire mu bikorwa, ubisengeremo, Imana izakwishurira, kandi uzaba uri gukora icyo wageneye. Ndetse n'abakijijwe muzi uko mushobora kuba mwaraguye cyangwa musinziriye cyangwa muri mu ntege nkeya, nyamuneka mukanguke musenge cyane kugira ngo mubashe gukora ibyo Imana yabageneye gukora. Imana ibaha umugisha muri rino jambo, iryo jambo Imana yari impaye kugira ngo tubane. Murakoze cyane.